Ikaze cyane kuri The Fina Topic, mwakoze kubana natwe. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku izina Paula. Paula ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iyo ari umuhungu yitwa Paul. Rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikilatini, risobanuye ikintu gito. Iri zina rihuye n'andi mazina nka Paula, Paulette, Pauline, Pavlina. Paula akunda gutembera kandi akunda impinduka. Paula agira impano n'amahirwe y'ubucuruzi kandi azi kubyaza umusaruro amahirwe abonye yose. Paula ni umuntu udapfa kubwirizwa ibyo gufasha abantu bafite ibibazo cyangwa undi wese ukeneye ubufasha, yaba inkunga y'amafaranga, ibitekerezo, inama, gusangiza inararibonye ndetse n'ubwenge. Byose Paula arabikoresha kugira ngo abashe gufasha umuntu ubabaye wese. Paula kandi ni umuntu wumva igikorwa icyo ari cyo cyose cyo kugira neza yakigaragaramo. Ibi rero bituma hari abantu benshi bashobora gutekereza ko yivanga mu bitamureba, ariko mu by'ukuri we abikorana urukundo Imana yaba yaramwihereye. Paula kubera umutima wo kugirira neza abandi, rimwe na rimwe bituma ahora ahangayikiye abandi, yewe niyo bitabifitiye ubushobozi, ukumva babajwe n'ibiri kuba ku bandi bantu. Paula kandi uretse kuba akunda abantu, nawe muri rusange usanga abantu bamukunda kubera ko aba yaragiriye neza mu bihe bitandukanye, baramuzirikana kandi bakabimwubahira. Paula kandi nanone ni umuntu ukunda kubahwa aho ari hose, rimwe na rimwe bakaba bamutorera inshingano, cyane cyane mu bijyanye no kuyobora gahunda cyangwa mu byo gufasha, kubera ko ni ibintu yumva cyane. Rimwe na rimwe akaba yanakiha n'inshingano cyangwa se akazi ko kubikora, ari naho abantu bakomeza bamwibeshaho ko yaba yivanga mu bitamureba. Uwo ni Paula twagarutseho uyu munsi. Nawe niba ushaka ko tugusobanurira izina, jya hasi muri comment section utubwire, tuzarigarukaho ubutaha. Mwakoze kubana nanjye.